Ibaze uramutse umenye ko hari icyaha wakoze utazigera ubabarirwa na rimwe, kandi ubundi dusanzwe tuzi yuko ibyaha byose bibabarirwa. Ngaho ibaze nawe uramutse wisanze mu cyaha wari uzi ko kibabarirwa, kuko wibwira ko ibyaha byose bibabarirwa, ariko ugasanga icyo cyaha ntabwo kibabarirwa, bitewe n'uko utigeze ubimenya. Bibiliya ivuga ku cyaha kimwe rukumbi kidashobora kubabarirwa, yaba muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza, yewe no mu gihe cyashize, icyo cyaha ntabwo kigeze kibabarirwa. Icyaha ni ngombwa yuko ukimenya kugira ngo utazakigwamo. Reka twihute nkibabwire kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe muri mwe ukigwamo. Reka twihute dusome mu gitabo cya Matayo, igice cyaho cya 12, umurongo wawo wa 31 kugeza ku wa 32. Haravuga ngo, nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha kitazababarirwa. Ngo kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nk'uko mubyumvishe ijambo ribivuze, ushobora kugwa mu cyaha icyo ari cyo cyose, ariko icyaha ukwiriye kwirinda kugwamo cyangwa se udakwiriye gukora ndetse gishobora gutuma utazanababarirwa, ni icyaha cyo gutuka umwuka wera. Nusoma Bibiliya nibwo uzabasha no kumenya ibindi bitandukanye ukwiriye kumenya utari uzi, ndetse n'ibindi uzabasha kwirinda bitandukanye.